السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Shuti bakunzi bacano yacu, mbere ya byose turabanza gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no kwifuriza amahoro n'imigisha y'intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nabiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye ndetse n'abazakomeza kubakurikira mu byiza kugeza ku munsi w'imperuka, dusaba yuko Allah subhanahu wa ta'ala natwe yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bityo bavandimwe, uyu munsi nifuje ko twongera kwibukiranya nanone nkuko bisanzwe Ubuislamu bwacu. Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye idini Uislamu, hanyuma Allah dusezeranya yuko thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, ku munsi w'imperuka Allah subhanahu wa ta'ala azatubaza inema zose dufite, izo yaduhaye kuri iyi si uko twagiye tuzikoresha. Ariko inema ya mbere Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye ni Uislamu. Uislamu mu by'ukuri turebye amateka yabwo, kugira ngo uyu munsi tube tubufite, hari ababwitangiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abasangirangendo be bagiye bicwa. Turabizi ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakutse amenyo y'imbere kubera kurwanira idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abasahaba batanze imitungo yabo yose, abandi baremera baricwa baratotezwa, abandi baremera bata imiryango yabo kugira ngo idini ya Allah subhanahu wa ta'ala isakare ku isi hose. Uyu munsi twebwe turi mu Islamu, turatekanye, ariko mu by'ukuri hari ababikoreye, hari ababivunikiye. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati radiyallahu anhum, Allah yarabishimiye, waradu anha, nabo kandi barishima. Bavandimwe rero, uyu munsi nifuje ko kubereka video y'agahinda, video mu by'ukuri ku bayisilamu bafite ugutinya ndetse no kwizera Allah subhanahu wa ta'ala. By'ukuri buri wese arabibona ko mu by'ukuri ari ahantu Islamu yacu cyangwa se idini yacu iri kugana ahantu habi. Twese turabizi yuko intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavukiye mu mujyi wa Maka. Ahangaha ni naho twavuga ko ari umutima w'Ubuislamu, kubera yuko ariho hantu hari ingoro ntagatifu ya Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kaaba. Ahangaha niho intumwa y'Imana Ibrahim yahagaritse inkingi y'inzu Al-Kaaba, ndetse ntabwo ari byo gusa, yanashyizeho n'idua asabira abantu batuye muri uwo mujyi wa Maka. Ariko bavandimwe, hamwe no kuvuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye idini w'Islamu, iyi dini yavunikiwe n'abasahaba. Intumwa y'Imana iravunika bihagije kugira ngo idini zatugereho natwe nta vumbi ifite. Uyu munsi bavandimwe, birababaje cyane ndetse n'agahinda gakomeye cyane kubona abasigaye, abayisilamu basigaye ahubwo barimo kugenda basiga iyo dini icyondo ndetse no kuyangiza. Ubushize video zatambutse najya mbereka uburyo Arabia Saudite yagiye yakira abahanzi, ibitaramo bigiye bitandukanye muri Arabia Saudite. Nongera kubereka yuko Arabia Saudite uburyo yakiriye papa bakiriye papa iwabo ngo ajye kubaha khutba mu musigiti. Ariko uyu munsi bavandimwe, noneho aho bigeze, biragaragara yuko Arabia Saudite iri gukomeza kugenda irushaho mu kugwa mu buhakanyi ndetse no kwangirika umunsi ku munsi. Ndetse nawe babwiye bavandimwe, Arabia Saudite iri kugenda yorama ndetse no kwangirika uko bukeye n'uko bwije. Kandi narababwiye ngo mu myaka 10 iri imbere, mu cyukuri Arabia Saudite izaba imeze nka Amerika.
ariko uko bigaragara izaba iruta Amerika. Murabizi umuntu yari umusinzi arasinda, ariko iyo afite inshuti itari umusinzi, iyo nshuti ye karushaho kwitwararika kunywa inzoga. Iyo nshuti itanywa inzoga, iyo inyweho rimwe gasogongera gusa cyangwa se itabi, ishobora kunywa kurusha wa wundi rusanzwe azinywa. Rero bavandimwe, ibi nibyo biri kubera muri Arabia Saudite. Uko bukeye nuko bwije hari kugenda hagaragara ibintu by'amahano gusa birakaza Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe, uyu munsi noneho njya kubereka Arabia Saudite noneho habaye igitaramo ejo bundi yakira abahanzikazi. Ariko bavandimwe, ni ibintu by'agahinda gakomeye cyane kubona abantu bajya imbere bambaye ubusa, subhanallah, bakambara ubusa bambaye amakariso n'udusutiye, bakajya imbere y'abantu bambaye ibiremba, abantu bambaye amanikabu bakabyina. Noneho bavandimwe, ikintu kibabaje kurusha ibindi byose nuko Arabia Saudite aba bahanzi b'Abanyamerika yabubakiye Al-Kaaba, niyo bari kuririmbiramo, subhanallah. Ntago ndi kubeshya, muraje murabyibonera namwe. Aha niho ubuyisilamu bwacu, aha niho Arabia Saudite iri kugana. Yakiriye Jennifer Lopez ndetse n'abandi bakobwa abagore bagenzi be baza guperforminga muri Arabia Saudite. Ndetse nkuko mujye kubibona hano, murabona rwose ko bari kuririmbira Al-Kaaba yabo bawubakiye. Subhanallah, yani bashaka gusanisha n'inzu ntagatifu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe, wowe ubona ibingi ukabibonamo ibintu bisanzwe, ufite ikibazo gikomeye cyane. Ariko ku bantu bafite ubwenge n'abantu babona bareba kure, bari kubona ko iki cyari ikibazo gikomeye. N'abatindiye mubanze murebe kwanza aba bavandimwe ahantu bari kugenda borama umunsi ku munsi, bari kugenda boreka idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse no Islam biri mu mitima yabo umunsi ku munsi. Ngaho mubanze murebe aba bahanzikazi uburyo barimo guperforminga muri Arabia Saudite, ahantu intumwa y'Imana yavukiye, ahantu umutima w'Islamu, ahantu hari umutima w'Islamu. Murebe uburyo ari kugenda hangirika. Umuyahudi yashoyemo bihagije, Abanyamerika icyo bashaka nta kindi ni ukurimbura ubuyisilamu. Ngaho nawe mubanze murebe Arabia Saudite ibintu ikomeje kugenda yishoramo, ndetse no kwijandikamo umwanda, ndetse no kurakaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaho mubanze mwitegereza. Many Muslims are shocked to see in Riyadh what resembles the Kaaba. The Saudi authorities shanned singers and disgusting performances in the Holy Lands. And this is exactly what they want to bring from the worship of Allah subhanahu wa ta'ala to worshipping of this kind of decadence. This is the Saudi 2030 vision, and this is for the reason it is not just from the authorities. What they want to bring the Muslim to worship this kind of decadence of sexualization of the lands. Not only that, are also involved all the loyal agents all the way down to our local areas who call us to obey these tyrant Zionist rulers who take us away from worship of Allah subhanahu wa ta'ala to this kind of decadence. And remember, this is what this land is, what the messenger of... Naam. Ngirango mwabibonye bavandimwe, ibi ngibi bifite icyo bisobanuye. Ku muntu ufite ubwenge unatekereza, ari kubibona ko uyu munsi twabonye
ibintu bigiye bitandukanye biri muri Arabia Saudite. Arabia Saudite yafunguye utubari. Qur'ani yarwanyije inzoga, ariko Arabia Saudite uyu munsi abantu barasinda bakajya mu tubari bambaye n'ibiremba, bambaye na manikabu. Subhanallah. Arabia Saudite yakoze participation cyangwa se yitabiriye amarushanwa yo kugaragaza ubwiza. Mwajya mubibona umukobwa wambaye ubusa akifotoza afashe ku idarapo yanditseho la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Arabia Saudite twabonye abahanzi yagiye yakira muri Arabia Saudite, ariko uyu munsi noneho bavandimwe irushijeho kugaragaza uburyo iri kugenda yoramamo ndetse iri kugenda irangira. Ariko bavandimwe nawe babwiye ibi ngibi bifite ababiri inyuma. Ntago Arabia Saudite ndetse bakanabeshya yuko bari promoting Arabia Saudite. Subhanallah. Gupromoting Arabia Saudite, ubu koko tuvuge ngo ninde muntu utazi Arabia Saudite kuri iyi si? Arabia Saudite ntago ikeneye kuba yapromotingwa n'uwari wese ngo ingibone ubushobozi cyangwa se amafaranga, kuko Arabia Saudite amafaranga ifite bavandimwe ni menshi cyane ku buryo utabyumva. Arabia Saudite Allah subhanahu wa ta'ala yayihaye ubushobozi ndetse n'amafaranga ahagije, umutungo uhagije. Arabia Saudite yinjiza biliyoni magana abiri ku munsi. Subhanallah. Kubera umutungo Allah yawuhaye petrole ndetse n'umutungo kamere Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye. Ariko bavandimwe kwitwaza ngo bari promoting Arabia Saudite, bakazana abahanzi bambaye ubusa, bagatangira noneho gusanisha al-Kaaba ya Allah subhanahu wa ta'ala, bakazanamo abantu bambaye ubusa. Mu by'ukuri bavandimwe ibi ni ibikorwa bya Ibilisi, ni ibikorwa bya shitani biri gukorwa muri Arabia Saudite, ndetse ibi ngibi nabyo birakaza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akaba yamanura ibihano ku bantu. Ibi ngibi tubivuze bavandimwe, ndabizi hari abantu batabyumva neza nk'aba Wahabi, nabavuzeho inshuro nyinshi. Ibi bintu bavandimwe nawe babwiye ni ibintu bifite amateka maremare. Njya numva bamwe bambwira ngo ibyo bintu uvuga ngo Salafi, ngo Wahabi, ngo Arabia Saudite. Bavandimwe ibi ngibi ni amateka maremare. Amateka ibimo kubona uyu munsi ntago ari ibintu bigwiriranye, la, ni amateka ari kugenda yikurikirana. Muri Sahih Bukhari, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi yavuze yuko Najidi, intumwa y'Imana babwiye ko yasabiye ahantu hagiye hatandukanye idua, ariko intumwa y'Imana hari umuntu wamubwiye ati ya Rasulullah, twebwe kuki utasabiye umujyi wacu wa Najidi? Intumwa y'Imana iravuga ati la, ntabwo nasabira Najidi kuko hazava ihembe rya shitani. Iryo hembe rya shitani rizakora ubwangizi ku isi ndetse izazane fitina ku isi. Bavandimwe iri hembe intumwa y'Imana avugaga nawe babwiye ni umutangizi w'aba Wahabi, cyangwa se watangije akagatsiko k'aba Wahabi ariyo Salafi. Iri naryo dini rishasha rya Arabia Saudite, uko ntago mwambwira yuko ibikorwa nk'ibi ngibi ari ibikorwa by'Ubuislamu. Ku muntu ufite ubwenge unareba kure ahita bibona ko ahangaha harimo iyindi dini. Ushobora kubona umuntu yambaye ikiremba, afite ubwanwa, yambaye ikanzu, ukavuga ngo uriya ni Umuyisilamu, ariko mu by'ukuri bavandimwe nyamara harimo n'abantu batari Abayisilamu. Intumwa y'Imana Ibrahim mu gusabira uyu mujyi yasabye Allah subhanahu wa ta'ala yuko Allah azaha Allah, intumwa y'Imana yasabiye uyu mujyi abantu bazawuturamo. Aragira ati waruzuquhum minath thamarati,
man amana minhum. Ibrahim yabasabiye aravuga ati ya Allah, abantu bazatura muri uyu muji bakwemera uzabahe amafunguro meza, uzabahe ubutunzi. Allah aravuga ati qala wa man kafara, Allah ati n'abahakanye nzabaha, n'abazaba bari muri uyu muji bazahakana nabo nzabaha ubutunzi. Ariko Allah ati fa umatti'uhum qalila, ariko nzabaha iby'igihe gitoya, bazishimisha mu gihe gitoya. Bavandimwe, ibi nibyo turi kubona aha ngaha biri kuba muri Arabia Saudite. Mu by'ukuri birababaje, biteye agahinda. Impamvu ibi ngibi tugomba kubivuga ni uko aha hantu niho hantu intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavukiye, intumwa y'Islamu. Aha niho ari inzu ntagatifu Allah subhanahu wa ta'ala, al-Kaaba. Aha niho hari ibikorwa remezo. Arabia Saudite birahagije kuba yaba promoted kubijyanye na hijja gusa. Abantu bose ku isi bajya Arabia Saudite, nta muntu utazi Arabia Saudite, ku buryo uyu munsi Arabia Saudite iri kugenda iha ikaze ibikorwa by'ubwangizi, ibikorwa bya Ibilisi muri Arabia Saudite. Ibi bikaba bigaragaza abavandimwe yuko idini rishyashya rya Arabia Saudite ntabwo ari Uislamu, la. Idini rishyashya rya Arabia Saudite ni ubuwahabi. Narabibabwiye kandi Uislamu ndetse n'ubuwahabi ni amadini biratandukanye. Ibi byose mubonye hano ku Uislamu ni haramu. Umuyisilamu ntabwo akora igikorwa nka kiriya. Iyo biza kuba ari byiza, wenda twari kuba tubona amarushanwa ya Qur'an abereye muri Arabia Saudite. Ariko namwe murebe buri munsi Arabia Saudite iri guhamagara noneho abantu bambaye ubusa buri bakajya imbere y'abantu bakabyina, bakajya imbere y'abantu bagaceza. Ibi byose bavandimwe bigaragaza yuko Arabia Saudite Uislamu si ryo dini ryabo ubu ngubu tuvugana, ahubwo bafite irindi dini ryabo bakurikira. Sasa bavandimwe, ahangaha tugeze, uyu mubonye hano, uyu ni Arabia Saudite turi kuvuga hano. Muri Qur'an muri Suratul Hujurat Allah yaravuze ngo ngabarabu baravuze bati ngo twaremeye, yani turabemera mana. Allah subhanahu wa ta'ala abakurinzira ku murima. Allah aravuga ati lan tu'minu, ntago muremera, walakin qulu aslamna, ahubwo muvuge muti twabaye abayisilamu. Urwego rwo kuba umwemeramana abarabu bose ntago bafite bavandimwe. Allah yarabihakanye, baravuga bati twebwe turabemeramana kuko turi abarabu, kuko turi abayisilamu turabemeramana. Allah arababwira ati la, ntago muri ababemeramana, ahubwo muvuge muti twebwe turi abayisilamu. Ahanga bavandimwe, ibi bigaragaza yuko umuntu wari wese kuba ari umwarabu, umuntu wari wese kuba ari yambara ikanzu cyangwa se ingofero, ubu ntago ari umwemeramana. Ibikorwa nk'ibi ngibi ku mwemeramana ni haramu, ntago ashobora kubitinyuka. Ariko ku bantu badaha agaciro Uislamu ndetse bafite n'ubuhakanyi mu mitima yabo, ibi ngibi kuri bo ni ibintu bisanzwe. Ndetse narababwiye bavandimwe, ikimenyetso cyo kuba indyarya cyangwa se umunafiki nta handi gituruka nko kuba ugaragaza Uislamu imbere, inyuma ugahisha ubuhakanyi. Ibi bikorwa turi kubona hano ni by'ubuhakanyi. Arabia Saudite yakoze ibikorwa byinshi, uramutse ubikurikiranye wasanga ari ibikorwa by'ubuhakanyi. Simvuze ko ababikoze ari abahakanyi, simba kuye mu idini, ariko ibikorwa bakoze byose ni by'ubuhakanyi. Uyu munsi mu gihe abanyapalestina barimo kwicwa n'abayahudi, Arabia Saudite we narababwiye ntago ntacyo bimubwiye, bari kubyinisha indaya, ari kubyinisha abantu bambaye ubusa, ari kwicaza abaririmbyi bakaza kuyora amadolari yo muri Arabia Saudite. Bavandimwe, namwe mwibaze aya mafaranga nk'aya ngaya arimo gutakazwa aha ngaha. Abahanzi kuba baje hano kuririmba cyangwa se kubyina bambaye ubusa, abantu bagasigara babonye ibyaha, bagasigara barakaje Allah subhanahu wa ta'ala. Aya mafaranga yose yishyurwa aba bantu no kugira ngo ibi bitaramo byose bitegurwe. Bavandimwe, hari abayisilamu baba bari kuri iyi si, hari abayisilamu bakeneye hirya no hino bakennye. Ibi byose Arabia Saudite mu mutungo Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye, iyo baza kuba babikoresha
barimo gutabara idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu by'ukuri byari ko ari ibintu by'agaciro gakomeye cyane, ariko narabibabwiye Arabia Saudite ibintu bijyanye n'Ubuislamu ntacyo bibabwiye. Ibi ngibi bisobanuye icyo bavandimwe? Ibi ngibi bisobanuye yuko Ubuislamu ni idini ukwaryo ndetse n'Ubuwahabi ni irindi dini, ariko icyo Arabia Saudite ishyira imbere gusa nta kindi bavandimwe, ni ugutandukanya abayisilamu. Farqa ni ugutandukanya abayisilamu. Abantu bajya kwiga Arabia Saudite narabibabwiye, ariko namwe mwibaze Arabia Saudite uyu munsi, akandi kantu wenda mutari muzi bavandimwe, kaminuza y'i Madina, wenda nimukabona ibi bikorwa byose bikorwa muri Arabia Saudite mugire ngo wenda ni ibintu byagwiranye. La, Abayahudi, Amerika ifitanye amasezerano akomeye cyane cyangwa se ubufatanye bukomeye cyane na Arabia Saudite. Ahangaha harimo inyungu runaka. Inyungu nta yindi bavanga ni ugushyasi Ubuislamu. Niyo mpamvu cya kigo cy'i Madina mubona abana bose ku isi bajya kwigayo bakabona boza buruse bakajya kwiga idini. Nimugire ngo ni ibintu byagwiranye gutyo gusa. La, kiriya kigo cy'i Madina ya University Madina iterwa inkunga n'Abanyamerika. Sasa ushobora kuba ari bwa mbere byumvisha ibi bintu. Iterwa inkunga n'Abanyamerika, ariko noneho ibaza umunyamerika gutera inkunga ikigo cyigisha idini. Ese aha hantu hari muri irihe banga? Ni iki Amerika yunguka mu gutera inkunga ikigo cyigisha idini muri Arabia Saudite bavandimwe? Ahangaha ibigaragara nuko Amerika cyangwa se n'Abayahudi, iyo tuvuga Amerika mujye mwita mwumva n'Abayahudi, kuko Amerika n'Abayahudi ni abavandimwe. Iyo uvuga Amerika ubu na Israel wivuze. Iyo ushaka kumenyera Israel, Amerika nayo ubu ushaka kugira gute uyicokoje. Ubwo rero ni abavandimwe bose, na abavandimwe. Sasa abanga nibo nshuti magara ba Arabia Saudite. Arabia Saudite mu gihe abayisilamu barimo kwicuka muri Palestina, bo bari kwinezeza batumira Abanyamerika mu gihugu cy'abambaye ubusa, bakaza kuyora amafaranga yabo bakajyana. Sasa akanarimvuze nimba ubutari ubizi ko Arabia Saudite iki kigo cy'i Madina giterwa inkunga na Amerika, guhereye umunsi bimenye. Ahangaha rero bavandimwe ibanga ririmo nuko Arabia Saudite nimba Amerika itera inkunga iki kigo, bivuze yuko ibintu byigishwa muri Arabia Saudite, amasomo apangwa cyangwa se yigishwa aba bana bajya kwiga babonye buruse, nta bindi bavandimwe ni ukuza gusenya Ubuislamu. Ibi narabibabwiye kuva kera, ni imipango yabayeho kuva kera. Arabia Saudite ndetse n'Abayahudi bafatanyije kugira ngo bashyire hasi Ubuislamu. Kandi numwitegereza neza muzasanga abantu bose bize Arabia Saudite, narabibabwiye ikibaranga marakizi namwe, ni farqa, ni ugutandukanya Abayisilamu. Abawahabi cyangwa se Abasalafi niho ntandaro cyangwa se niryo vuko ryabo. Nubwo baba bitwaza ngo bari kuri sunna ndetse na imigenzo y'intumwa y'Imana Qur'an, ariko mu by'ukuri ibyo ni ukubeshya bavandimwe, aho nawo bihuriye. Bityo bavandimwe rero ibi bintu birababaje cyane. Ubuislamu aho bigeze, uko bukeye n'uko bwije, murabona ko Arabia Saudite iri kugenda yangirika umunsi ku munsi. Ngaho nimwibaze nimba Arabia Saudite hakorwa ibintu nk'ibi ngibi, abanyeshuri bigayo bimeze bite? Ntabwo bavuga ngo ishuri ngo abantu bariga ibintu bizima, kandi mubona ko ibi ngibi ni igihugu kiba cyabiteguye, igihugu tuvuga ko ari cya Kiislamu. Ariko narababwiye Arabia Saudite ntabwo ari igihugu cya Kiislamu, ahubwo ni igihugu cy'Abayisilamu, kuko Arabia Saudite ntabwo iyoborwa n'amategeko ya Kiislamu. Icyo nacyo mujye mukibuka. Arabia Saudite ni igihugu cy'Abayisilamu kuko kirimo Abayisilamu, ariko Arabia Saudite ntabwo ari igihugu cya Kiislamu. Narababwiye Arabia Saudite yari igihugu cya Kiislamu igihe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abasahaba bari bahari, ariko ubu Arabia Saudite ni igihugu cy'Ubuislamu, kirimo Abayisilamu gusa, ariko ntabwo ari igihugu cya Kiislamu. Nk'uko amategeko ayobora Arabia Saudite n'Ubuislamu ibayna al-Maghrib wal-Mashriq, hagati y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba. Bityo bavandimwe, ibi byose mubonye hano rero nibyo biri kubera muri Arabia Saudite. Ndetse umuntu iyo ashaka kwangiza ikintu, ahera aho ikintu cyaturutse yangiza. Aha niho amara kwangirika, abari kwigishwa idini nabo bakangirika, bagasubira mu bihugu byabo hirya no hino ku isi,
aha niho usanga Uwisilamu hose ku isi kugenda buba ibibazo bitarangira. Kubera iki? Ibibazo bigaturuka mu bagiye kwiga idini ariko mu by'ukuri nabo sibo, ahubwo ni ibintu biba byarateguwe, abantu baba bishizemo imbaraga bakamenamo amafaranga yabo kugira ngo bangize Uwisilamu. Abavandimwe, Abayahudi narabibabwiye ni abantu badatinya Imana. Kwangiza ndetse no kwangiza Abayisilamu ni ibintu kuri bo ni ibintu byoroshye cyane. Bityo rero bavandimwe, Abayisilamu dufunguka amaso, abantu babona ibimenyetso by'intumwa y'Imana. Umuntu ushobora kubwira uti intumwa y'Imana yabaga hano, intumwa y'Imana ahangaha niwe umusozi wa Uhud, intumwa y'Imana ahangaha niwe yatangiye khutuba ya nyuma, bakabibona ariko bakabirengaho. Twebwe tubwirwa, twigishwa idini mu bitabo cyangwa se tukabibwirwa, wenda tukarushaho kuba twabyumva, turacyafite amahirwe ndetse turacyafite amahirwe yo kuba twarinda idini ryacu. Ariko bavandimwe, ku bantu bazakurikira ibyo Arabia Saudite igenda ikora, ariko mu by'ukuri Allah turamusaba yuko yadurinda ni fitina, kuko mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye fitina ikomeye cyane y'aka gatsiko, ndetse n'uyu mujyi wa Maka wagize ikibazo gikomeye cyane kuba yahuye ni fitina ikomeye cyane. Bavandimwe, Allah subhanahu wa ta'ala aturokore. Turamusaba yuko Allah subhanahu wa ta'ala ibi bigeragezo turi guhura nabyo Abayisilamu, Allah azadufashe kuba twayaduha intsinzi, ndetse aturokore, ndetse anarokore n'Abayisilamu bakeya basigaye muri Arabia Saudite bagerageje kurwanya ibi bintu, ariko mu by'ukuri kwirwanya ntibishoboka, kuko niyo wavuga ibi bintu biri kuba ni ukuhita ujya muri kasho. Ubwo rero bavandimwe, kansoreza ahangaha, ariko mbere ko nsoza ndongera ngushyiremo iyi video wongere irebe neza, urebe uburyo Uwisilamu muri Arabia Saudite uri kugenda burimbuka umunsi ku munsi. Umuji w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubu wamaze kwigarurirwa n'abahakanyi. Umuji w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamaze kuba ikibuga cy'abahakanyi. Ubu ngubu ntawe utinya kuzana ibyo ashaka byose birakaza Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi bavandimwe, umujinya wa Allah n'uburakari nta kindi kibitera n'ibintu nk'ibi ngibi. Iyo abantu barushijeho kuharakaza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala iyo umujinya we ndetse n'uburakari bwe buje, nta kindi kiba bavandimwe usibye ko Allah yoreka abantu ndetse no kubarimbura. Ariko kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasize idusabiye dua, Allah subhanahu wa ta'ala ntashobora koreka abantu ngo abamare kuri iyi si. Ariko bavandimwe, twirinde ibintu nk'ibi ngibi, kubera yuko ubu ni ubwangizo bukomeye cyane buri kubera ku isi, cyane cyane mu bihugu bya Kisilamu, mu bihugu by'Abayisilamu nka Arabia Saudite. Ndetse ushobora no kwibaza impamvu Arabia Saudite ibintu bigenda bibaho buri munsi, ibintu nk'ibi ngibi byose twagiye tubona kuki biba muri Arabia Saudite. Impamvu bavandimwe nuko impamvu bibera muri Arabia Saudite ntibibera ahandi, nuko Arabia Saudite ari cyo gihugu, ariwo mutima w'Isilamu. Iyo umuntu amaze kwangiza umutima aba amaze kwangiza umubiri wose. Aha rero bavandimwe, naho nababwiye ngo ishuri ryigisha idini rimwe Arabia Saudite ryakira abanyeshuri kuva ku isi hose bahabwa buruse. Aha ni amara kwangirika tayari isi yose izaba yangitse, kuko abazaba bagiye gufata ubumenyi bagahabwa ubumenyi bwo kwangiza idini, bazajya kwangiza idini ahantu ariho hose ku isi. Bityo bavandimwe, turasaba yuko Allah subhanahu wa ta'ala yaduha iherezo ryiza, akaturinda kuba muri babandi bazagerwaho na fitina nk'izi ngizi. Allah aduhe kugira iherezo ryiza, ndetse aduhe no kuzahura n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutarava mu Islam bwacu, tutarahugwa mu buhakanyi ndetse n'ibikorwa birakaza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Party make it hot, don't ever stop. Every minute, every day, take them all the way. You gotta live. I wanna live my life. You gotta do it. You gotta prove it. Do it. Prove it. Let's get loud. Let's get loud.
live my life.